Rero Dr. Rayan icyatumye nkwamagara mu minsi yashize Tracy? Since when usigaye winjira hano ugenda wumboga? ibaze ko Bianca sheri wa Brian ariwe wari wanshimuze. Chiri. Genda ndabona uko dukundana bihagije twatangira gupanga ibijyanye na mariage. Amanda, waretse ngavugana na Rayan ho gatoya. Jenny. Tiyo? Umeze ute? Meze fresh. Umeze neza cyane urakomeye. Meze neza ibintu ni amahoro kabisa. Iminsi myinshi wadaye. Iminsi myinshi cyane. Twaherukanaga cyagiye. Hari amaze iminsi myinshi tutabonana ariko ntekereza ko ubu ngubu ari cyo gihe. Ahangaje niho nibera none ho mu rugo ani iwanjye. Baze mwakize wadaye. Uba ahantu heza kabisa. Cheers. Ewan, hanga niho mu rugo niho nibera bura utubona. Hanga niho naha nyine tu. Ize neza ariko ndi kuyibona. So nk'ubizine naguhamagaye ndagira ngo tuganire. Nta kindi gira ngo nyine tuganire. Twigire muri business urabizi ko arizo tuganira, arizo zituranga. Bwira business wana mbwira bimeze bite ya business twe twaravuganye bigeze hehe birimo neza biteye bite. Cheers baby. Cheers Chiri. Umva Tracy. Ubu noneho nibwo nemeye ko ngutumye no kwica umuntu wabikora. Kubera iki Bianca? Ntacyo baby. Gusa uranshimishije cyane. You know, nashakaga iki ni cyo kintu nashakaga ubundi ko Brian atumutwe. Noneho Bianca. Ubu dikira diri yagenze. Nta nubwo Brian ashobora gushana na gake. Gusa buri ikintu gisigaye no gushaka uburyo mwibazira amapro z'imitungo. Kandi ndakeka zibika mu cyumba cye. Ye gupanga uburyo mwinjira mu cyumba cye. Gusa ikibazo se kira cyumba cye mbona gikumiyeho wagira ngo babitsemo zahabu. Okay, iyi business ni business nziza cyane. Iyi business ntekereza ko umuntu wese wayikoze nta gihombo ashobora kugiramo. Iyi business rero kuntu yubakitse. Iyi business dukora imodoka muri Turukiya. Zimara amezi 2 muri delivery. Iyo zigeze muri Majirwa zimaramo icyumweru kimwe zigatangira kugenda tuziha abazi dutumye. Kuko nk'ubu hari ibigo by'amashuri byari byaradutumye imodoka ntekereza ko nazo ubwo tuzazizanira rimwe nazo tugende tuzibakwirakwizamo niko gahunda ziba zimeze. Okay. Byukuri tuva business ari nziza. Cheers ariko. Business ndumva ari nziza nta kibazo. Bitewe n'inyungu numvishije nanjye numvishije nzajya nkoramo burya cyo gihe tubiganira naragiye nanjye ndarambitekerezaho. Bitewe n'inyungu numvishije nzajya mfata zivuye mu business. So no problem, you can make a partnership. Byiza cyane kabisa. Uri umuntu w'umugabo kabisa. Ebana gusa ndishimye cyane. Ndishimiye kukwakira iwanjye. Mu byukuri kadukorera amafaranga izo modoka zize wana niba ngombwa dupanga n'izindi business. Baby, trust me, we have to be the winner of this game. Yeah. Ariko ubundi Bianca ngize ukuri. Cyagiye bashimuta Amanda ni wari ubyishe nyuma.
No, wait. Kubera icyo wamaze icyo kibazo? No. Iriya famiye numvaga nta wundi muntu afitanye ikibazo ku buryo yaba yihishe inyuma y'ishimuta ry'Amanda. Umwe se? Babiri se? Ahubwo usengera inshuti yawe Amanda. Kuko ubwo Alicia yajemo, bigiye kuba bibi cyane noneho. Alicia se ninde kandi? Brato, sorry gatoya. What? Hello? What? No. Ntibishoboka. Ntibishoboka. Miliyoni 40. Noneho z'amadolari. Ntabwo mbyumva ukuntu zaba zavuye kuri account yanjye. Mwebwe murebe ukuntu musubira muri system neza, mu checking system zanyu neza, murebe aho amafaranga yanjye aba yagiye, mwisubize kuri konti kuko ngiye neza ndabizi neza na transfer amafaranga nigize nkora. Murebe neza mu checking fresh amafaranga yanjye kuko na transfer money nigize nkora. Yeah. So. Brian. Kundeba usa nkaho uvuye muri mudo bigenze bite? Iyo nimero uhamagaye ikubwiye biki ko ndeba uko twaturi kuvugana atari ko bikimeze? So nandi kuvugana na bank manager. Ambwiye ko amafaranga nayo mfite kuri kote ayakiriho miliyoni 40 z'idolari. Sinzi kusa ndamubwiye asubire muri system yaje arebe neza. Ibyo bintu wabo biziho. Wigira ikibazo ntugire impungenge ntupanike, izo ni system zo mu banki, ibyo barabikemura barabireba bakabigukemurira. Niba uzi ko nta transfer wakoze y'amafaranga, ni ibintu bigaragara. Niba barabaguhakinze bakayakuraho, baraza kura nimero yagiyeho, konti yagiyeho bayagarure. Ibyo ni ibintu byoroshye cyane. Ntupanike kabisa. Yo, cheers. Uranda gwemera cyane man, n'umugabo. Reka dukomeze business wewe bikomeza ubigeremo. Ndabizi neza ko bitewe nuko business numva nshaka kuyikora ngiye kubyirukankamo, ariko don't worry, ugira ikibazo cy'amafaranga ibintu bigomba gukorwa. Ubwo nizere ko twemeranyijeho neza cyane. Umuntu w'umugabo kuva kera kabisa. Bafati zawe. Umeze bite? Alicia. Akira. Alicia. Iminsi 3 naguhaye kunshakira umwana yararangiye. Ase Alicia, wakihanganye koko. Ntusikoro yana. Genda ujye kwangara umwana wanjye ari mu mihanda. Zamu. Karame mabuja. Sohora. Alicia, wese bigenze bite? Ndavuga ngo sohora. Hello? No.
umusanze amafaranga yayobeye kuri konti witwa Bianca. No, nibishoboka. Je na transfer y'amafaranga nigize nkora. Bianca, no! Nibishoboka na je na transfer y'amafaranga nigize nkora. Murebe neza, mu checking neza, system neza. Yeah. Yes. Okay. Sawa, merci. Boss, bazanira icyayi. Boss, kutanyumva bazanira icyayi. Ako se uri kubona mood ndi mare yo kunywa ibyayi wowe. Ako se Solange wabaye gute wowe? Mfana imbere uwo mwanda wowe. Icyayi wowe. Ku buryo saza ukanyicarira iruhande utavuga. Amanda, wihanganye gato tuganire. Habaye iki? Ntabwo uri kubona ko ndi busy. Amanda, iyi foto urayizi? Ese noneho ubyutse wariye ibiki cyangwa wanyweye ibiki? Nose urambaza iby'ifoto ari njye nawe ninde nyiri foto? Ahubwo mbwira ninde? Iyi foto nyisanze mu cyumba cyawe, mu bintu byawe. So kandi iyi foto urabizi ko and the chief, this is my dad. Ese uri kuri kuganisha ifoto yawe. Amanda, I'm serious. Sinza mu foto. Yo bintu n'umusoma. Amanda, maybe police attention. No, urujya mubwire iki se? Njyewe nta mafoto ngira. Already nakubwiye yuko ababyeyi bacu barapfuye bitabye Imana. So ukivuga no ku babyeyi bawe bapfuye. Hello? Yes, sir. Bianca? Ku buryo saza ukanyicarira iruhande utavuga. Amanda, wihanganye gato tuganire. Habaye iki? Ntabwo uri kubona ko ndi busy. Amanda, iyi foto urayizi? Ese noneho ubyutse wariye ibiki cyangwa wanyweye ibiki? Nose urambaza iby'ifoto ari njye nawe ninde nyiri foto? Ahubwo mbwira ninde? Iyi foto nyisanze mu cyumba cyawe, mu bintu byawe.
so kandi iyi foto urabizi ko and ikindi this is my dad. yari ikibazo ese ugende kuri kuganisha ifoto yawe Amanda, I'm serious. Since I'm on the photo, you're going to do something. Amanda, maybe njyewe nta mafoto ngira already nakubwiye yuko ababyeyi bacu barapfuye bitabye Imana. So ukivuga n'uko ababyeyi bawe bapfuye mu minsi ishize hari umumama w'umukire umumama munini nsanze muri bare arangije arabaza kubajije mbwira Rayan warangije ko ababyeyi banyu njye mama ubwayo naramubonye kuko yaramubwiye mu mpapuro umwana ibuka ko yanansuzugura ndeba namusuzugura akabije narambeshye warambeshye ko mama yapfuye. Are you serious? urabona naje gukina iki sekonda nzagisha njye mama ubwayo naramubonye uyu munsi mufatanye ifoto ya papa wanjye Amanda please ushobora kubwira urabizi Rayan mbabarira ntusubize mu bihe byahise ndakwinginze sibyo iyo tuza kuba dufite ababyeyi Rayan aba yarabimbwiye ibyo rero nkubwiye ntabwo Amanda ntabwo ntushyigaze kumva nzamurasita umuntu ujya no gushinyagura uzabanze wibereho wishinyagurire uri kumva ntabwo ndi umuntu wo kujya gupfusha umubyeyi wanjye ikimanga yaba yarangije mbonye mama Brian aransuzuguye n'ifoto ya papa wanjye ndayimusanga Amanda ngombe menye ukuri kuri ibi ibi ni ibiki wankoreye koko urabizi business nari mfite nshyashya none imodoka zanjye zaheze muri majerwa why Bianca why Ndetse nakoze iki? Ikindi kandi kuri imodoka zawe zaheze majerwa njye muri Rayan. Bianca ibyo wakoze urabizi please niba ari n'akabazo ufite k'amafaranga gerageza ukureho igihumbi cy'idolari miliyoni 30 zanjye n'icyenda zibone kuri konti please Bianca please. Ibi ni ukuvuga ntabyo nzi. Ikindi kandi niyo naba nkeneye support y'amafaranga. You're not supposed to be in my charges. Don't waste my time. Hari ibindi ndimo. Bianca Allo Bianca allo Solange arambwiye ngo wanze icyayi none n'umukobwa mukundana nawe dore kugutengwa byose nabyumvishe bro ese bro wamishikamo dore mu bakobwa turesi Bianca turesi yararara abandi bose man ubu ni umunsi umwe uzakunda n'umushyingo ni ukuri ibyo mwavuga byose nabyumvishe ubu wafashe amafaranga nyine uterera inyoni ubundi se yabwiwe n'iki pini yawe yabwiwe n'iki password yawe uburyo ajya kugutwara amafaranga
erega masiye mbona wasaze washikoye amafaranga igihe wa mugabo w'umukiriya yari ahangaha ntabwo nanibereye mu cyumba numva nyine ntazi ibintu murimo. Njyewe nyine nyiramuho bafata bagashimuta bakajyana mu mashyamba zangirwa shere zawe zirirwa zinshimuta zigira uke bro man uzi yuko Bianca ariwe wanshimuse kiriya gihe. Manda ushatse kuvuga ko Bianca ariwe wagushimuse? Oya nagari shoboka yanshimuta se dupfitse akundi bro kamubaza ubundi ugira amabanga ngaho ugendana mu mutima wawe ikintu mvu utari wambwira ubundi reka mubaza ababyeyi bacu bariho cyane ntabwo bari mama ariho cyangwa ntabwo ari mfite umugabo wanjye kandi njya kumwirukana kuko urugendo yihaye utazakenerwa mu nase murakunda